igiterane cy'umwuzuro w'ubuhanuzi, nta bishaje mu bishya, nta bishya mu bishaje. Umugambi w'Imana mu karere k'ibiyaga bigari urasohoye. naho ye wese n'yeswe wandura yandure ibihe dore bya bihe nimukanguke bwabubyutse buraje. munyarwandakazi, murundikazi, munyekongokazi, namwe banyamahanga, abagore bahishuwe b'ububyutse tubatumiye mu giterane twabateguriye kizaba kuva ku itariki ya 31 y'ukwezi kwa 10 kugeza ku itariki ya 2 y'ukwezi kwa 11 umwaka w'2025, kikazabera mu Buholandi Utrecht. Iby'abahanuzi bahanuye kuva kera, dore ngibi mirindi yagira ndatorero webwe bubyutse buraje. Icyo giterane kigamije gusobanura umugambi w'Imana mu biyaga bigari nk'uko wahishuriwe mwene data Marie Esther Murebwayire. Cyo ni munderaniriza bizera bose, uyu mugambi w'Imana urimo ububyutse muri Afurika hagati, ubwiza bw'itorero rya nyuma n'uko igihugu gishya kizaba kimeze, ndetse no kwitegura gutaha tuva mu mahanga tukazayagarukamo tuzanye ubutumwa bw'ububyutse bufite ibihamya. Gusabye Rwanda, Burundi na Kongo, Yesu ngo bibumwandu wawe. Tuzasezerera ibishaje twinjire mu bishya nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga muri Yeremiya igice cya 1 umurongo wa 10. Dore ngushyiriye hejuru y'amahanga n'ibihugu by'abami, kurandura no gusenya, kurimbura no kubaka no gutera imbuto. Ejo nk'iki gihe zabwira umwami icyo nsaba. Mu gusezerera ibishaje tuzaba turi kumwe n'abakozi b'Imana b'inararibonye n'abanyepolitiki babibayemo biyemeje kubisezerera ku mugaragaro bagatangiza ibishya. Tuzatangiza kandi Rwanda, umurage utegura amateka mashya muri Kristo Yesu, Ruma mu magambo ahinnye nk'uko byahanuwe n'umuhanuzi Yesaya mu gice cya 43 umurongo wa 18 kugeza ku wa 21, ubwo yagiraga ati: ibya kera ntimubyibuke kandi byashize mwe kubyitaho, dore ngiye gukora ikintu gishya, ubu ko kigiye kwaduka ntimuzakimenya. Nzaharura inzira mu butayu, ntembesha imigezi mu kidaturwa. Inyamaswa zo mu gasozi, ingunzu n'imbuni bizanyubaha, kuko nkanga amazi mu butayu ngatembesha imigezi mu kidaturwa, kugira ngo nuhire ubwoko bwanjye natoranyije, abantu niremeye ubwanjye ngo berekane ishimwe ryanjye. Tubahaye ikaze mwese, muhabwe umugisha n'Uwiteka. Umugore umwe wakuwe mu. Ukeneye ibindi bisobanuro wabaza kuri nimero guteranya 33 766 05 50 cyangwa guteranya 41 794 51 80 05. Na Yesu azanye impinduka ku rugamba, twaje intwaro zose z'umwuka ku rugamba. Haleluya, rugamba ari ku rugamba. Yesu nashimwe bene data bakundwa, mutubabarire cyane ya tekinike yadukoroze ya numwanzi ariko abasenga Imana ibaha umugisha. Mutubabarire rero, ibi ni ibintu bibaho cyane rero. Reka ntangire nanone nshima Imana ko umwami Yesu yatsinze Satani agatsindwa.
Satani yaratsinzwe yaratsinzwe. Niyo mpamvu biba bigenze gutya, ni kugira ngo atumenyeshe ko ahari kandi bitamumereye neza. Ntabwo bimumereye neza mu by'ukuri, ntabwo amerewe neza nawe, yego, ariko Yesu yaranesheje. mumbabarire Yesu yaranesheje. Haleluya. Mwami Yesu nubwo wari Imana, ntiwashatse kubigundira, wisize ubusa umugaragu wanyibata, kandi umaze kuboneka uri umuntu wicishije bugufi bikabije, ntiwanga no gupfa urupfu rubi rwo ku musaraba. Nicyo cyatumye ushyirwa hejuru, uhabwa izina risumba ayandi yose, kugira ngo amavi yose apfukame mu izina ryawe. Arayibyo mu ijuru byose, cyangwa ibyo mu isi no munsi yayo, kandi indimi zose zature ku Uwiteka. Pilato yakwishongoyeho, akwibarisha ibyo yumvanye abatambyi, yakubajije niba uri umwami, kandi wari we. Wamushubije ku bwami bwawe, atari ubw'iyi si turimo, ko yaba ari ibyo abaga. igiterane cy'umwuzuro w'ubuhanuzi. Nta bishaje mu bishya, nta bishya mu bishaje. Umugambi w'Imana mu karere k'ibiyaga bigari urasohoye. naho ye uwezwa n'uwezwe wandura yandure ibihe dore bya bihe nimukanguke bwabubyutse buraje. Haleluya, haleluya. Bene data bakundwa, nongeye kubaha ikaze. Mana yacu, Mana ishobora byose. Ayayayayaya, ni wowe uturwanirira, ni wowe. Ndagushimira ko gahunda yose iba ari yawe. Mwami Yesu, waratsinze. Waratsinze mwami wanjye. Ndagushimira, mfite amashimwe menshi. Ndagushimira ibyo umaze gukora uyu mwaka 2025. Ntabwo ndabona, Mana yanjye, ntabwo ndabona ukora nk'uko wakoze muri uyu mwaka w'ibikorwa, ariko kandi no guterera ibintu hanze, no kugaragaza ibyihishe. Warabiturumbuye, warabicukumbuye, ubishyira ahagaragara. Ndagushimiye. Uwiteka no munyembabazi,
n'umukunzi wacu udahemuka ntawarondora imbaraga agira ntawagera urukundo rwe rwinshi niwe tangiriro n'imperuka aturindisha imbaraga nyinshi tumushime ibyatubayeho tumuragije n'ibiri imbere ndamushimira ibyambayeho ndamuragiza n'ibiri imbere Data mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti Mana ishobora byose uwera wa Isirayeli Uwiteka nyiringabo Imana Jehova Jire Rafa Rohi Tzidkenum Kadesh Sabahot El Shaddai Elohim Imana ishobora byose yivuze mu buryo bwinshi ikivugo cyawe gikomeye nicyo wibwiye Mose harimo kukubaza uwuriwe baba wibwiye Mose uti jyewe nduwo ndiwe wamubwiye ko witwa ndiho Uwiteka Imana ya Abrahamu na Isaka Uwiteka Imana ya Yakobo Jehova Sabaoth Mana ya ububyutse nta yindi mana ihwanye nawe akira ishimwe Mana yabahishuwe nta yindi mana imeze nkawe wabwiye Eliya uti ndacyafite 7 bitapfukamiye Bayali haracyari 7 bitigeze bipfukamira Bayali ndi muri ibyo 7 ntabwo mfukamira Bayali nta nubwo nzapfukamira Bayali nta nubwo nshobora no gupfukamira Bayali ndagushimira gahunda yawe ko nyirimo neza bene data bakundwa bose mbashyize mu maboko yawe abakunzi b'umusaraba abahishuye b'ububyutse Mana yanjye we abagutakira amanywa nijoro aho bari hose bafite ibyifuzo buri wese haza kwifuza kwe warambwiye ngo njye gusaba uzajya umpa Mwami wanjye warambwiye ngo njye gusaba ngo uzajya umpa ndagusaba ngo usubize bene data abo bakwiringiye abo batakuvanga abo batashyize imbere abana b'abantu abo basubize bafite ibibazo byo kujyana abana mu mashuri kandi nicyuka n'abadayimoni bateza ubwoba ngo ibintu biracitse ngo abana bagiye kujya mu mashuri aho kugira ngo bibe umugisha bikababera umuvumo ariko man ibintu umwanzi akora abantu aho kugira ngo abantu bishimira ko abana bagiye mu ishuri Satani akavuga ati nta mafaranga muri bubone amakaye n'amabike n'amagome nta mafaranga muri bubone icyo uko niko kuzimirimo gutesha abantu umutwe ariko abakwiringiye uhaze kwifuza kwabo ndabingingiye mu izina rya Yesu Kristo ngo abari wowe buburira amaso maze uhaze kwifuza kwabo nanjye ndagushimiye n'ukuri ndagushima akira amashimwe yose kuko umuntu ashima uwakoze nanjye ndagushimiye ko uwakoze urimo gukora nanjye ndagushimiye Haleluya ndagushimiye pe ndagushimiye mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo umwana wawe amen bene data rero reka nongere mbatumire mu giterane
mu giterane kizaba ku itariki ya 31 z'ukwa 10 kirangire ku ya 2 z'ukwa 11 muratumiwe mwese. Yewe rero ndatumira ndahamagara ariko Yesu niwe uzatoranya. Ndagira ngo mbinginge nongere mbinginge kugira ngo ku munota wa nyuma nta muntu muzabona. Ku munota wa nyuma nta muntu muzabona rwose. Ntawe muzabona. Saa 7 niho abantu bazinjira ku ya 31 ku ya mbere z'ukwa 11 nanone tuzinjira saa 7. Tuzatangira pardon tuzatangira ku ya 31 no ku ya mbere tuzatangira saa 7 z'amanywa, hanyuma ku ya kabiri tuzatangira saa 8. Ubyumve neza, nimvuga gutangira ntabwo ari cyo gihe wowe uzira. Nicyo gihe uzaba warangije kwicara mu ntebe nazo kandi nazo ego man nguki sasa nukuvuga ngo uja kuhagira saa 5 n'igice saa 6 niko bimeze. Kandi reka babwire kandi atari imikino. Saa 7 noneho tuzafunga. Voilà. Saa 7 tuzafunga. Saa 7 tuzafunga. Mbibabwiye hakiri kare. Mwitegure hakiri kare. Mwiyandikisha kuri nimero ziri munsi ya invitation. Dore abambere bazabona tangira kubona invitation kwa 3 mwabantu. Ariko kandi niritangazo naryo aho mubaza harahari. Genda hamagara Yesu agatoranya. Igiterane cy'umwuzuro w'ubuhanuzi. Nta bishaje mu bishya, nta bishya mu bishaje. Umugambi w'Imana mu karere k'ibiyaga bigari urasohoye. Naho ye Uwezo ni Yesu wandura yandure ibihe dore bya bihe nimukanguke bwabubyutse buraje. Munyarwandakazi, Murundikazi, Munyekongokazi, namwe banyamahanga, abagore bahishuwe b'ububyutse tubatumiye mu giterane twabateguriye kizaba kuva ku itariki ya 31 y'ukwezi kwa 10 kugeza ku itariki ya 2 y'ukwezi kwa 11 umwaka w'2025, kikazabera mu Buholandi Utrecht. Iby'abahanuzi bahanuye kuva kera, dore ngibi mirindi yagira ndatorero webwe bubyutse buraje. Icyo giterane kigamije gusobanura umugambi w'Imana mu biyaga bigari nk'uko wahishuriwe mwene data Marie Esther Murebwayire. Cyo ni munderaniriza bizera bose uyu mugambi w'Imana urimo ububyutse muri Afurika hagati, ubwiza bw'itorero rya nyuma n'uko igihugu gishya kizaba kimeze, ndetse no kwitegura gutaha tuva mu mahanga tukazayagarukamo tuzanye ubutumwa bw'ububyutse bufite ibihamya. Gusabye Rwanda, Burundi na Kongo, Yesu ngo bibumwandu wawe. Tuzasezerera ibishaje twinjire mu bishya nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga muri Yeremiya igice cya 1 umurongo wa 10. Dore ngushyiriye hejuru y'amahanga n'ibihugu by'abami, kurandura no gusenya, kurimbura no kubaka no gutera imbuto. Ejo mw'iki gihe zabwira umwami icyo nsaba. Mu gusezerera ibishaje tuzaba turi kumwe n'abakozi b'Imana b'inararibonye n'abanyepolitiki babibayemo biyemeje kubisezerera ku mugaragaro bagatangiza ibishya. Tuzatangiza kandi Rwanda, umurage utegura amateka mashya muri Kristo Yesu, Ruma mu magambo ahinnye nk'uko byahanuwe n'umuhanuzi Yesaya mu gice cya 43 umurongo wa 18 kugeza ku wa 21 ubwo yagiraga ati:
ibya kera ntimubyibuke kandi ibyashize mwe kubyitaho. Dore ngiye gukora ikintu gishya, ubu ko kigiye kwaduka ntimuzakimenya. Nzaharura inzira mu butayu, ntembeshe imigezi mu kidaturwa. Inyamaswa zo mu gasozi, ingunzu n'imbuni bizanyubaha, kuko nkanga amazi mu butayu ngatembesha imigezi mu kidaturwa, kugira ngo nuhire ubwoko bwanjye natoranyije, abantu niremeye ubwanjye ngo berekane ishimwe ryanjye. Tubahaye ikaze mwese, muhabwe umugisha n'Uwiteka. umugore umwe wakuwe mu ukeneye ibindi bisobanuro wabaza kuri nimero guteranya 33 766 05 50 cyangwa guteranya 41 794 51 80 05. na Yesu azanye impinduka ku rugamba twaje intwaro zose z'umwuka ku rugamba haleluya rugamba ari ku rugamba. bakozi b'Imana bakabuhariwe, ba politisiye, bashinzwe uburenganzira bw'ibiremwa muntu, ya societe civile, ba Kristo namwe mutari abakristo, kuko ibingibi ndabivugira hanze. mwese ndabatumiye, ndabararitse, ariko Kristo niwe utoranya. Yego nuko bimeze. Hanyuma rwose reka nsubiremo. Uyu ni tariki ya mbere z'ukwa 9 2025. dushigaje amezi 2. muri aya mezi 2 witegure kandi wishyiremo ikintu cyo kwibwira ngo gende yubashye kandi nzubaha n'abandi. Jewe ntabwo njya nkunda umuntu ndushya, nanjye ntabwo nzarushya abandi. Hari impamvu umuntu aba arimo kuvuga ibyo bintu. Benda rero mbahaye ikaze. Urabona twatinze kubera namwe murabizi ukuntu biba byagenze, ariko ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. kandi uyu munsi buriya hari icyo umwanzi yarwanye nacyo, ariko nkuko bisanzwe aratsindwa. Amashimwe ni menshi cyane, nzajya mpora shimira Imana mu buryo bwose, kuko Imana irimo iranyereka mu bundi buryo, nkuko nyine nta muntu uyimenya, ntawe uyimenyera. Je ntabwo ndayimenya, nta nubwo nshobora no kuyimenyera. oya ni ukuri. Ibihe rero biraruhije. Ya nyigisho ubushize twari twatangiye yo kuntu bariyeri ya nyuma igomba kuvaho, aribwo systeme y'isi irimo gushaka gukuraho bariyeri. Ntabwo turi buyikomeze uyu munsi, kuko umwanya watujyanye, ahubwo turareba ukuntu akebo gakomeje kujya iwamugarura kagenda kazerera mu nzira, kakaba kakiriyo, ko umuzungu nanone abiri inyuma. Ariko umuzungu ubiri inyuma ubu nibwo bwa nyuma abazungu bajya bazunguza ibiyaga bigari. Nibwo bwa nyuma abazungu nyamara bazunguza Afurika. Cyangwa bwe ntago wacyumvise. Ndaje Mwuka Wera arabishyira ku murongo ubyumve neza. Ndavugana nawe wowe, ndavugana uwo mvugana nawe aba hari umwana w'ubugingo biba byagenewe. Reka mbabwira abo turi kumwe, abayishe ububyutse, ndabaramukije mu izina rya Yesu. Muzi byinshi kurusha abo tutabanye, yego, kuko ibyo nayishuriwe, ibyo mwagombaga kumenya, kubona, mwarabihawe. Buri wese azabikoresha uko ashaka, uko abyumva, uko ayobowe. Hari ushobora kuzabikoresha nabi bikamukoraho, hari n'uzabikoresha neza bimubera umugisha. Iyo mvuga ibi, akenshi abayishuye baba bumva ibyo mvuga, kubera ko ari bo mbana nabo hafi umunsi ku wundi. Iyo mvuga ngo igihe cy'umwana w'umuntu, reka no kuvuga ubwo bya bindi bavuga mu Gifaransa ngo temps des nations. Temps des nations irimo kurangira, ariko ahangaha specifiquement ndavuga ibiyaga bigari, ndavuga Rwanda, Burundi na Congo. Buriya hari n'ibindi bihugu, Uganda na Tanzania, ntabwo bijya
bizamo muri Grand Lac ibi bitatu hari impamvu yabyo. Narabivuze mbisubiramo, abahishuwe b'ububyutse bo barabizi ko Imana yavuze yeruye ko igihe cy'umwana w'umuntu kwiyobora, kwitegeka, gutegeka abantu ngo abempoze, ngo abakontorore cyararangiye. Niyo mpamvu abarimo kubikora bagifite izo mandwa barakorera inyuma ya zero. Ndasubiramo kuko Mwuka arashaka ko arimo arabihagahaga. Igihe cy'ubutegetsi cyitwa ubutegetsi bwo gutegeka u Rwanda, Burundi na Kongo bategekesheje amatora, demokarasi na repubulika cyararangiye. Cyararangiye nk'uko ubwami bwa Yesu Kristo agiye kuzagaruka, arabanza impanda ivuge adutware, namara kudutwara agenda amarane natwe igihe hariya iwe, hanyuma yongere tugarukane nawe aje guhosha intambara bene wabo bagiye kubamara, hanyuma twimane nawe. Noneho icyo gihe mu bwami bwe uriya myaka azategeka 1000 azagaragaza difference, kuko abana b'abantu byabananiye mu by'ukuri, byabananiye tellement ko ubu igihugu kimwe gusa gishobora gukanda buto isi yose igahinduka umuyonga. Nawe unyumvire umwana w'umuntu ukuntu yangiritse, kandi uwo ngo niwe witwa umugabo. Noneho ndavuga iki kugira ngo mubyumve neza, kugira ngo nubirengaho atazavuga ngo ntabwo yabimenye, ngo ntabwo nabimubwiye. Bapolitisiye, banyamadini mwebwe, systeme zanyu zararangiye. Niyo mpamvu mwishwanyaguza mugakora ibyahe na hehe, murimo murakorera inyuma, murimo murakubita ku gikuta Imana yashyizeho, kuko yashyizeho iherezo. Yesu Kristo umwana w'Imana niwe ugiye guseruka nawe akora ibye adukoresheje. Haleluya, ndashima Imana ko ndi muri uwo mugambi. Igihe cyaza repubulika, cyaza demokarasi, cy'amatora biyamamaza ngo abanyamwinshi, abazi kurwana, abakopera abandi, abashaka ngo gutsikamira abandi, abarobisiti byararangiye. Abahishuwe b'ububyutse barabyumva vuba cyane kuko babisobanukiwe. Ni ukuvuga ngo abarimo kubikoresha ubu bararuhira njyanti, bararuhira ubusa. Noneho ahubwo igikomeye gihari nuko noneho igihe cyari cyabyo ntacyo byatwaye cyane. Ndagira ngo utege amatwi ahangaho uhumve, igihe cyari cyabyo ntacyo byatwaye cyane, ariko kubera ko igihe cyabyo cyarangiye, noneho aba banyepolitike n'abanyamadini bagakomeza kuforsa, nibyo bigiye gukururira ibyago bikomeye ibi bihugu byo mu biyaga bigari. Ndimo ndavugana nawe, Yesu Kristo yateyemo byararangiye. Yesu Kristo ibirenge byabishinze mu mugambi we mu Rwanda, mu Burundi no muri Kongo, yewe na Uganda na Tanzania. Byararangiye kuko yashyize iherezo ku bya repubulika na demokarasi, yashyize iherezo kuri aya madini y'Yesu, kuko ntacyo byatanze, nta kintu byabashije gukemura, ntacyo. Ibyo umwana w'umuntu yagerageje byose byaramupfanye. Niyo mpamvu na nuba papana, n'ubundi aracyapapana, n'ubundi aracyapfa, n'ubundi aracyapapana. Yesu Kristo nawe yaraje, ntago murimo kumubona, ariko gihe ndimo ndabona imikorere ye. Arimo aranyereka bike na bike, arimo aranyereka ko arimo aratazura, arimo araserura. Haniyo mpamvu mbabarira cyane abantu bavuga ko atinze. Ntabwo watinze mwana, ntabwo watinze we, ntabwo watinze, kuko bigezaho usaruka, bigezaho koko ugaragaza ko nta mwana w'umuntu ushaka kukubwira ngo gira gutya, ngo sinzi uko utabigenje, ngo ntabwo wabikoze utya, kandi icyo wavugiye cyose mu kanwa kanjye ugomba kugisohora nkuko wabirahiriye. Warabirahiriye warabirahiriye. Icyasohotse muri aka kanwa, icyose imbere y'isi yose ugomba kugisohoza. Yesu nubwo wari Imana, ntiwashatse kubigundira,
ubusa umugaragu uranyumbata kandi umaze kuboneka uri umuntu wicishije bugufi bikabije ntiwanga no gupfa urupfu rubi rwo ku musaraba nicyo cyatumye ushyirwa hejuru uhabwa izina risumba ayandi yose kugira ngo amavi yose apfukame mu izina ryawe arayibyo mu ijuru byose cyangwa ibyo mu isi no munsi yayo kandi indimi zose zature ku Uwiteka. Ntabwo muzavuga ko ntababwiye nukuri muraruhira ubusa pe muraruhira ubusa muratera imigeri murakubita imitwe ku bibambasi muratekerereza ubusa muri marira amabuye reka Yesu yarabihaze igihe yabihagiye narakibabwiye ntacyo byatanze byamenya amaraso byabaye ubuhunzi ariko sha muragira ngo mwebwe mwarenzaho mukamufyefyeka mukavuga ngo ntabirebe no niyo mpamvu mfitiye ubwoba buri wese wiringiye ko hari icyo umwana w'umuntu yamumarira mfitiye ubwoba n'igishyika buri wese wumva ko hari icyo kisekedi yamara kuko nawe ntariho mfitiye ubwoba n'igishyika buri wese wumva ko Trump hari ikintu ushobora kuba yamumarira Trump yashyizweho Imana yamwemereye nka kugira ngo umugambi w'ibyo Imana yashakaga abikore niyo mpamvu asiribanga akagaruka akongera agasiribanga niyo mpamvu nta kintu ntacyo yikopa niba hari umuntu washyize ibyiringiro muri Trump mon Dieu niba hari uzi ko hari umuperezida ushobora kuba yagira icyo amumarira Imana yanjye ni umwanzi w'Imana bene abo n'abanzi b'Imana afite bahanganye n'Imana bene abo ntabwo muzavuga ko ntababwiye ntabwo muzavuga ko muzize ubusa mfati nese imyaka yose ishize ntababwira imyaka yose ishize ntababwira Yesu yarafashe kuko ni igihe cye ntabwo we ajya avunda abana b'abantu yarabaretse mu Rwanda mu gihe cyo butamenya kandi ndavugana n'urubyiruko rwinshi baruhaye uburozi ariko hari urwo Imana iri burokore tu arabareka abami barategeka umuzungu abari inyuma umuzungu w'umubiri abanye ngo umututsi ngo abona barasadisi kuko ngo bose baragororetse bafite imisaya isennye bafite n'uruhanga basokoza uruhanika ngo n'imibyimba sinzi ukuntu ngo imeze koko n'izuru ngo birajya gusa sinzi ngo ukuntu ribumbabumbye uretse ko hari bamwe amenya asohoka abandi ntasohoke ntabwo mbizi umva rero agufatiye umubirigi agufatiye umututsi ariko ntabwo byari gukunda kuko umubirigi muri we harimo ingengabitekerezo harimo amacakubiri muri we kubera ko n'igihugu cy'ubwacyo n'igihugu cy'uwo mubirigi nacyo ni amacakubiri umuntu atanga icyo afite bigeze aho bimwanga mu nda ati reka ngiye kuba gufi n'amazuru manini kuko aribo benshi basi nta kundi yagiye inyuma y'umuhutu amugiye inyuma reka dusome umubwiriza igice cya mbere kuva ku murongo wa 4 kugeza kwa 11 abo ku ngoma imwe barashira hakaza abo ku yindi ariko isi ihoraho iteka izuba naryo rirarasa rikarenga rikihutira gusubira aho rirasira umuyaga uhuha werekeye ikusi ugahindukirira ikasikasi uhora unyuranamo mu rugendo rwawo kandi
ugaruka kuzenguruka mu nzira zawo. Umvise uwo muzenguruko? Inzuzi zose zisuka mu nyanja, nyamara inyanja ntiyuzura. Aho inzuzi zinyura niho zisubira kunyura. 8. Ibintu byose bifite umuruho mwinshi utavugwa. Ijisho ntirihaga kumva, kurora pardon, n'amatwi ntarambirwa kumva. Umva rero, tega amatwi ahangaha. Ibyahozeho nibyo bizongera kubaho, kandi ibyakozwe nibyo bizongera gukorwa. Nta cyadutse munsi y'ijuru. Mbese hari ikintu cyavugwa ngo dore iki ni inzaduka? Nacyo cyahozeho kera mu bihe byariho, cyahozeho kera mu bihe byariho mbere, mu bihe byariho mbere yacu. Ibya mbere ntibikibukwa, n'ibizaza hanyuma nabyo abazakurikiraho ntibazabyibuka. Angaha iri jambo riratujyana kuvuga ko akebo kajya wamugarura. Mu by'ukuri ntacyo Repubulika yatuzanira kindi gishya, ntacyo. Kiko iya mbere ibyo yakoze, iya kabiri yateyemo, iya gatatu iteramo. Stop! Yes, ati stop, 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 stop. Nta kindi gishya umuntu wa Repubulika yazana. Nta kindi gishya, ntacyo, nta kirimo. Bararanguje, ntako batagize, kandi twabonye uko babaye. Bariyerekanye, n'abariho ubu ngubu barimo bariyerekana rwose, keretse udafite amaso. Bene data bakundwa rero, Imana yashimye ko nongera kugaruka ngo mbabwire ko umuzungu ubu agiye gukina ntuza ye ya nyuma, afashe umuhutu kugira ngo amushyikirize nanone umututsi, wa mututsi yafashije. Aho abazungu batandukaniye nuko bamwe bavugaga igifaransa, abandi bakaza bavuga icyongereza. Abari inyuma y'umuhutu noneho bo baravuga izindi ndimi zose. Yo, mvuganye n'umuntu kugira ngo noneho bongere bahuza abangaba n'ubundi batandukanije. Ko mwami Yesu maze Imana ibone guhoresha uburakari bwayo. Ariko umuzungu arabasezeye burundu, kuko nababwiye ko Yesu yateyemo, Yesu yagezemo, Yesu yatangiye akazi igihe yasezereraga aba bose. Maze iminsi mbabwira ku mateka y'u Rwanda, kuva abazungu barwinjiramo, none niba bari bafite gahunda Ababirigi. Umubirigi se yaguha iki? Hari umwe wigeze kundega ngo navuze ngo ko ari umwana w'umukoloni, ubwo ngo ndabeshye nyabo, uranye nzira ubusaye. Umubirigi yari guha iki mu by'ukuri? Ubu koko Kisekedi yaguha iki koko mu by'ukuri? We yihaye ikizi. Ariko ni nk'aba bandi ngo bajya kuraguza, bambaye amakote ngo bakinjira mu tuzu tw'ibyatsi, ngo umupfumu ngo nababwire uko bazamera. Kisekedi wa afite iki? Kisekedi aririwe ntaraye. Trump arakumarira iki koko? Trump ni igiko. Oya. No. Uwiringira umwana w'umuntu wese avumwe. Wese uwumva ko hari icyo umuntu yamumarira, wese avumwe. Yeremiya 17:5. Uwiringira umwana cyane cyane ubu bifite imbaraga nyinshi, kubera ko Imana ifite uburakari bwinshi, kubera ko igiye guhoresha uburakari bwayo. Yes, no kugira ngo natwe duhorere. Mvuganye nawe se wowe ufitanye urubanza n'Imana, natwe igiye kuduhorera. Irahorera amaraso y'abera, ihorere natwe. Ndakubwiza ukuri, ntabwo Imana ishobora kureka kuduhorera. None ukagira ngo gwiki Pirato yakwishongoyeho, akwibarisha ibyo yumva nyabatambye, yakubajije niba uri umwami kandi wariwe, wamushubije ku bwami
ariko ba Pilato we ngo iki narababwiye ntudateranya nanjye arasandaza ariko kubera ko ntujuje ibisabwa ntujuje ibyo mukeneye ntujuje ibyo murarikiye ntujuje uko mushaka ntabwo mwumva ko muri mu gihombo ntabwo mwumva ko mukomeje guhomba nanjye nagiyeho mwibuye ngo musitareho nagiyeho nk'ikimenyetso kigirwa impaka nagiyeho nyine kugira ngo mumwari kandi mugiye no kumwara koko utari muri uyu murongo udateranya nanjye utari muri uyu murongo Yesu Kristo yaciye akagorora ngo tubigendanemo n'igihombo gusa ibyo ahora kuvuga ngo ntago ngo bigira ingabo se ziriye nkubwira aho ziri wowe nkubwira aho ziri ariko nkubwira aho zihishe naho zikora imyitozo ari we kugira ngo se nunyemera umiki kugira ngo se noneho umutima wawe umere neza kubera iki se kandi umutima wawe ugomba guhagarara umutima wawe ugomba kuguhagararamo kubera iki kubera ko ntabwo ushaka guhama hamwe ngo wizere Imana wizere Kristo Yesu umutegereze ugomba guhora uhagaritse umutima ubaririza aho ingabo ziri uko ingabo zabyagenze ngo ngarabuze ngo mfite ingabo ahubwo iyo ndirimbiriye wa mwana yishirireho di mwana ishiriraho narose nanjye nyoboye ingabo zigomba kumvira umuremyi wishirireho zirahari nyine zirahari arararara ngo kugira ngo se unyemere noneho ngurire byeri nanjye nize kugira ibanga de umve iki zirahari ariko ingabo zanjye zirahari kandi zimeze neza kandi mu gihe cyazo muri buzibone ngo iki buri yaravuze abaragiye kuvuga ngo nizo mu mwuka ngo by'abamarayika aya twebwe turashaka vraiment ingabo sizi nyinshi ngo iki sizi nyine zishyigikiwe n'igihugu kiza bakinga kizagira gite igihugu kiza bakinga iki kabo ubu urabona naba ndaha ndi muri ibi ntangabo ngira koko uzi ko musuzugura koko murasuzugura mwebwe niba se zihari ziri hehe kugira ngo se noneho umeruti n'ubundi ko wapfuye nabi no ariko abari mu mwuka aba turi kumwe neza barabizi ko zihari bazi naho ziri noneho kuki usaye ushaka kuzanduza kandi zigororotse no yes cyane nta mwana w'umuntu ushaka kwizera cyane narangiye fini terminé et on n'en parle plus c'est fini indesi afite ikisi indesi Yesu Kristo agiye ku stop abazungu stop niba mara kugeza abahutu hariya stop arita bakarika noneho bazajya baza kuduhakwaho twebwe yego bagiye guhungira iwacu hariya Imana imaze hakuye imyanda yose ivanyeho na biriya byose by'imizira byose abiya bigirwamana ngo iki Yesu ariziye ingoma ye bwami bwawe buze mwami kandi ibyo ushaka bikorwe mu isi neza ari igicapo kibiri mu ijuru kuko twashyize izina ryawe hejuru bwami bwawe bugomba kuza niko bimeze abazungu bafashije abatutsi ababiligi n'abafaransa hari simbizi ababiligi ni bonze cyane kuko na Sibire yarantutse hanyuma abongereza n'abanyamerika bafasha bari abatutsi bari hari abanzi umusaraba n'uwabo bambweho bari abanzi Gorogota iwe urugiye kera rwahinyije intwari none nta bandi rero nta bandi Imana iri bwemere ubu abagiye gufasha abahutu n'urwo ruvangitirane n'ibintu bivangavanze bikoroze kuko nyine ibya nyuma bizase ko biba bimeze ndavugana nawe se ndakubwiza ukuri ngo garukiraho ngaho wowe wizeraga umuntu yakumarira iki koko umuntu yamarira iki uyu munsi ko wampa 100
ejo se uburibuze ese uburizera umuntu mushobora kumva ngo birarangiye ngo akoze accident ngo indege yari arimo yakajugujugu ngo cancel viva Kuki? Ariko mwagize ubwenge ko Nsakarije akiriho niwe wavuze ngo abanyarwanda ngo bazi ubwenge ngo ariko bajye babazima. Noneho namubajije ikindi yashakaga kuvuga ubwenge niki yavugaga bafite kuba atari bazima nabyo nibiki. Ya, nibyo kuri. Toko bagaragara ko hari ukuntu ikintu bashobora kuba bazi ariko mu byukuri nta bintu bizima bibabamo. No? Ntabwo bazi gushyira mu gaciro. No kuri. Kugeza na abanyarwanda b'abanyepolitike baracyumva ko hari cyo umuzungu yabamarira koko ko umuzungu ashobora kuguhakira igihugu guki yaba batata we guki nababwira nti nyamuneka dore uko ibintu bimeze kubera ko ntujuje ibyo musaba ni biziza cyane kuba ntabyujuje sinkabyuzuza kuko yamzuzuza ntabwo nari kuba ameze ntabwo Yesu yari kuba ari muri ge turi kumwe tumeze dutya turimo gupanga gahunda Irato yakomeje kukwirataho yongeye kukubaza niba uri umwami wamushubije ushize amanguti wakabimenye kandi uti iki nicyo navukiye ndetse nicyo cyanzanye mu isi no kugira ngo mpamye ukuri kandi ukuri nijye nicyo cyatumye ushyirwa hejuru uhabwa izina risumba ayandi yose kugira ngo amavi yose apfukame izina ryawe ari ibyo mu ijuru byose cyangwa ibyo mu isi no munsi yayo kandi indimi zose zature kuri Uwiteka. umuzungu akaba gasubiye wamugarura ndakubwiza ukuri umuzungu yafashije umututsi umuzungu afashe umuhutu bose bapimwe none bagiye kuvangavanga sibyo ab'igifaransa n'ab'icyongereza noneho babihurizeho noneho kugira ngo noneho abahutu babajyane babageze hariya bahure n'abariya nabo nanone noneho bose babumbirwa hamwe mu bugome umuzungu bararangiye n'abahutu nabo babe bararangiye n'abatutsi nabo babe bararangiye yego tata we bose n'ibiki mwakagira imana wabo ariko koko ariko ahatari hishurirwa koko abantu bahinduka ibiryogoryo akobweza ukuri ahatari hishurirwa ko ubu koko ntabwo hishurirwa kangana urwara ntabwo mushobora kukamenya ngo mutuze mwumve ko nta bwenge bw'umuntu buzongera gukora koko nta kintu na kimwe mushobora guhimba ngo gifate niyo mpamvu gushyira hamwe nta nicyo byabamara nose mwashyira hamwe se kugira ngo bigende bite ko buri wese yashaka ko ategeka undi nawe agashaka ko ategeka undi nawe akavuga ati ntabwo yantegeka ahubwo ni jyewe ugomba kumutegeka nitwe tubizi ubu ngubu umuhutu agerageza kuba yayishyiramo umututsi n'umututsi akagerageza kuba yashyiramo umuhutu ngo kugira ngo bigire equilibre ariko wowe wicekinze wowe ndani muri wowe koko uwaguha ubutegetsi wowe nubwo bwibone bwawe wowe nubwo bwibone bwawe nayo moko yawe nizo ngega bitekerezo cyangwa za kugimajije Yesu ntarebamo ndani no Yesu ari igihugu abantu bazima Yesu harutse no kubimbwira ejo bundi rwose ejo bundi 29 avuga ati no yewe tubiziranyeho rata nti yego mwana parike bikarage yego kandi bagupinge cyane ngo ni mupinge cyane ngo ni mupinge mwongere mupinge please kugira ngo muzamware cyane mwongere mumware cyane please niko imeze
yego nuko kweke murashaka ibifatika ibidafatika se byo mwabibonye muza ibifatika biva ariko bahishuwe bububyutse nibo bari bubyumve niba wishingikirije ku muzungu wapi nta Trump nta Kisekedi nta Museveni nta Mufaransa nta Munyamerika nta Mwongereza nta n'ijuru ryabirangije ntabwo ari abantu babishatse ndabasabye abanyamadini nabo byararangiye none unampariro pure reka ngo bwa gitumo Burundi bwasakijwe bwatewe impande zose nabwo ngoki bwatewe impande zose nabwo n'u Rwanda rugiye guterwa impande zose byose Imana igiye kubibumbira byose Imana igiye kubivuburira rimwe byose Imana igiye kubihanurira hamwe igiye kubitimburira hasi hamwe Kongo nayo iteye ku muriro ngo iki nta mwana w'umuntu ushobora kubikontorora kuko nanjye nta mwana w'umuntu ushaka kunkontorora jamais je dis non kugira hari byo mfiteho control of course yes hari byo mfiteho control kubwa Yesu Kristo mucunguzi wanjye kuko dukorana hagiye bigikoresho hanyuma tugakorana ibintu by'ubwenge kuko niwe bwenge yego ndaje kandi mu mwakire mu byigo bwanyu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo ndavugana n'aba bayoboke b'amadini abangaba bita remuton aba bakurikira aba bamvuse byarangiye birirwa bakoma amashyi nk'abambari ba FPR birirwa bakoma amashyi babahagaze imbere ndavugana namwe ubuse muzamera mute kuba arimo kubabwira ko hariho n'izindi nzira zijya ku Mana kandi bakabibasobanurira niko system imeze nkuko inzira na Buda nawe ngo ajya ku Mana na Muhammad nawe ajya ku Mana nande nawe ajya ku Mana koko kandi ukaba warumvise mu matwi yawe ko Yesu ari we nzira n'ukuri n'ubugingo wenyine ko ari we wenyine uzatugeza kwa Data wenyine ariko hari ukundi kuntu ngo kubera ko baba bafite ngo igihagararo n'amateka sinzi n'ibindi noneho akabigoronzora akababwira ko n'ayandi madini ngo yebaba we ngo nayo ngo inzira yayo ngo nayo ngo gira kwa Data twese ayiwe n'ubuyobe nyabusa n'ubuyobe yemwe abateze amatwi yemwe nta yindi nzira ihari ntayo ni Yesu Kristo w'i Nazareti wenyine n'Imana yabaye umuntu jambo w'Imana niwe ndimo kubabwira ko ari we nzira nta wundi ni urimo guhindura ibintu ni ugiye guhindura ibintu ni ushaka gufata ubuyobozi yes niwe ugiye kumaraho agasuzuguro kose oh yes niwe natwe ugiye kutwubahiriza yes kuko natwe tumwubahiriza wazarushaho kuko ni Imana mu rukiko maze kumwihorera yamukangishije ububasha bwe wamushubije umuhamiriza uti sigaho nta bubasha bwo kugira icyo ntwara utabuhawe buvuye mu ijuru niyo mpamvu yunguye uko ngabije akurusha icyaha nicyo cyatumye ushyirwa hejuru uhabwa izina risumba ayandi yose kugira ngo amavi yose apfukame mu izina ryawe
buri kintu cyose kigira igiciro. Abateze amatwi nimwumve neza, buri kintu cyose muri iyi si kigira igiciro. Umva neza, ikintu udatangiye igiciro nta gaciro kiba gifite. Yesu kugira ngo ahabwe iri zina, iri ngiri twakirijwemo, iri ryirukana abadayimoni, iri ngiri tuvuga, iri zina ngo risumba yandi. Ba Filipi ibice 2 uhereye ku murongo wa 5 kugeza kwa 11. Ko tugira umutima nk'uwari muri Kristo Yesu, nubwo yabanje kugira akamero k'Imana, ntiyatekereje yuko guhana n'Imana ari ikintu cyo kugundira. Kugundirwa, ahantu hatsindiye kandi hambere. Ahubwo yisiga ubusa, ajyana akamero k'umugaragu w'imbata. We nta gushobora ngo baba bagusuzuguye. Agira ishusho y'umuntu kandi yari Imana nyabo. We wabyemerwa? Kandi amaze kuboneka afite ishusho y'umuntu, yicisha bugufi, araganduka. Nyabusa ntiyanga no gupfa urupfu, ndetse urupfu rubi rwo ku musaraba. Ariko wumvise ibyo bigwibye? Ibyo bigwibye wabyumvise? Wewe uri kuvuga ngo baragusuzuguye, barakurebye rwose. No, if I pas faire ça, no, you don't like it and you don't know it. Wumvise cyatumye ngo nicyo cyatumye niho indirimbo nayikuye. Yego, nicyo cyatumye Imana imushyira hejuru. Amaze kumera kuriya, no, ikamuha izina risumba yandi mazina yose, kugira ngo amavi yose apfukame mu izina rya Yesu, ari ibyo mu ijuru byose cyangwa ibyo mu isi cyangwa ibyo munsi y'isi. Kandi indimi zose zihamye ko Yesu Kristo ari Uwiteka, ngo Imana Data wa twese ihimbazwe. Wumvise ikivugo? None wowe nagushaka bagusuzugura, uri antikristo. None wowe urashaka icyubahiro cyane, uri antikristo. Genda, va mu murongo, genda. Genda ujye gutegeka, wenda tuvuge nk'amahene, utuntu ngutwo tubwa. Umuntu agira umuntu ntabwo umuntu muri iki gihe ntushobora kumutegeka umeze udaciye bugufi. Ntibishoboka. No, ntabwo bishoboka. Ntabwo bishoboka. Cyane ibi bihugu kugira ngo uzabiboneho n'agashitu. Wa mugani ari mwene datukunda kuvuga agashitu. Uzabiboneho n'agashitu. Tu dois passer quelque part. Absolument. Nta panya ihari. Umwe niwe wambwiye ati buri munyarwanda wese ufite kuzabona ibyiza bya cya gihugu, ufite umwanya muri agomba gukorwa genocide. Imana igomba kumukora genocide personnel, kumubaga. Yagira Imana wenda bakamutera akanya gato, nawe ubundi ni nta kinya. Yes. Abantu bakunze gutangaho urugero Mandela. Mandela ntabwo yari akijijwe. Mandela yari umuframaso wo mu rwego rwo hejuru ruhera. Yes. Il a tout sacrifié, toute sa jeunesse. Kugira ngo abo yabaye. N'ubu umuzimu ukaba urimo gukora. Wibuka. Des sacrifices. Wowe uri hariya ngo bakuramye. Non. C'est pas comme ça que ça se fait. Non. 27 ans en prison. Yes. 27 ans. Wowe n'urwara ntago bishoboka, ntago bashaka kurya. Wowe ntushobora no guseda même nibura ka humilité kangana urwara. No. Ntibishoboka. So abanyepolitiki koko bazabira bate koko? Ntibishoboka. Ubu ingoma ya Yesu Kristo. Ingoma ya Yesu Kristo. Ibare nawe ngaho bara urimo kunyura, niba haguhesha, niba Yesu yagushyiramo visa ngo hita. Mandela, ego man, Mandela a donné sa vie. Ngo gwiki? N'abandi bose. Nones. Mwirinde mwebwe muri ayo madini, mutandika amatwi mwumve mwuvugo rw'imi. Nubyumva nawe uzabibwira abandi. Mwirinde abo bayobozi banyu barataye banze umusaraba. Muzirinde mukurikirane mwumva amasengesho basenga. Dore sinzi ibyo nabonye nanone ngo Rwanda ngo shima Imana. Amakomante nashyizeho ni Rwanda ihanira Imana. Ntabwo mushobora gushima Imana mufitanye ibibazo. Nago ikibazo gikomere y'isubu ngubu n'izina rya Yesu Kristo.
niyo mpamvu abanyamadini aribo bazahiga abavuga Yesu Kristo abamuriho. Yes. Barasenga ngo Mana, ngo none ngo tushime Imana no kuri kose, hanyuma dushime Imana no kurakoze Mana. Ngo iki? Hiyo ushobora kuvuga Yesu Kristo nyine uri umuyobe, nabyo birashoboka. Ushobora gukoresha iryo zina nawe pepe urenzaho rwose. Ibyo nabyo birashoboka kuko ayo nama yari y'umwanzi. Yego. Ariko iri zina rigiye kurwanwa. Mana we. Iri zina rigiye kurwanwa, ntabwo barishaka. Systeme y'iri si ntabwo irishaka. Ngiki ikirimo kurwanwa. Yesu Kristo ni urimo kurwanwa kuko ni systeme antikristo yashize, Satani yashizeho aho ateguriza antikristo. Ni ukuvuga ngo ntabwo bashaka Kristo. Ntabwo bashaka Kristo. Niyo mpamvu byose bivangavanze. Ntushobora kumenya ukuri n'utari ukuri. Ntushobora kumenya ugwigambanira n'utakugambanira. Ntushobora kuvuga kumenya ugukunze n'utagukunze. Byose biravanze. Ariko Mwuka Wera we harimo arabiterera hejuru, harimo arabivangura. Haleluya. Uri hehe ngo wakire Yesu Kristo, inzira ukuri n'ubugingo wenyine gusa. Niwe wenyine gusa. Wenyine gusa. Ngongo iki? Ngongo iki? Reka mbabwire, nta rundi rufatiro muri bubone. Zose ni ku musenyi. Izo utari kuri Yesu Kristo zose ni ku musenyi. Ubu umeze ute? Ubu uvugana nandi? Ubu urara mu tunama? Ubu uhanze umusaraba wewe wamenye n'ibanga? Ubwo se urumva Imana yakwizera ite? Uone n'ucokoje rurema, ukomeje kumwicira abana, atazi ko tubereye maso. Nindukomeje kumucokoza, nindukomeje kumucokoza. Narosubira mbiwe cyane, kurambiwe agasuzuguro kabamwe bisumbukuruza, bashaka kukugamburuza. Narose wemeye ziragenda, ziratera zirasiriba, zasiga n'uwa kirazira. Rema nabigenze bite? Uwo n'ucokoje rurema, ukomeje kumwicira abana, atazi ko tubereye maso. Nindukomeje kumucokoza, nindukomeje kumucokoza. Ninde ko yabirambiwe? Muri hengo mwakire Yesu Kristo nk'umwami n'umucunguzi. Akebo disi kagiye umenya. Ariko noneho umenya uyu muzungu urimo gusuka mu muhutu ari bugire akebo kagiye kuruhuka, umenya ko atazasubira wamugarura. Reka yewe urugiye kera disi, urugire kera ruhinyuza intwari. Reka nta muhututsi, nta muhutu, nta byabo, nta wundi ngo nta runari nta roni. Nawe babwiye rwose ko muruhira ubusa ariko mukunda kuruha. None ngo mugira ngo mugire ibyo mukora. Ngaho naruhira ubusa rwose. Ubusa nukuri. Ubusa. Mitima yanyu igomba kujya imbere y'Imana. Imana ikayireba. Ikareba koko. Niba koko muri dini yo kugira icyo mumara muri ubu bubyutse buje. Koko niba muri bikoresho Yesu Kristo ashobora gukoresha mu gihe ku ngoma ye. Narose ntawaguhagarika, niyo yabaje cyangwa se undi, ngo niyo twabirangana iki. Warahiye ko nta kabuza, waravuze uravuguruzwa, warageze uragenda.
kwibukiranya igihe cyawe ko cyageze se darabawe baraba bande uwo ni n'ucokoje rurema ukomeje kumwicira abana ataziko tubereye maso nindukomeje kumucokoza nindukomeje kumucokoza nanjye ndimo kumva koko ushobora kuba nkumbuye no gutaha harimo ibintu birimo gutuma nkumbura gutaha apana bimeze kuriya oya no niyo mpamvu bigomba kugira vuba niyo mpamvu bigomba kugira vuba ya bigomba kugira vuba kugira ngo ya ibyagombaga gukorwa byose ko byarangiye uri hehe wowe ushaka kwakira Kristo Yesu mu bugingo bwawe kuko wizeye kare wizeye umwe yashakaga agomba kuba abonetse uri hehe ngo usubire muri risengesho uvuge ngo mwami Imana numvise ijambo ryawe numvise ko watanze Yesu ngo amfire ku musaraba ko ari we nzira kuri n'ubugingo ko nta yindi nzira ihari uretse Yesu Kristo umwana w'Imana ndamwakiriye mu bugingo bwanjye rwambere umwami umukiza n'umucunguzi nyandukura mu gitabo cy'urupfu nyandike mu gitabo cy'ubugingo sezereye ubwami bw'umwijima ninjiye mu bwami bw'umucyo mbabarira ibyaha byanjye byose byo nakoze nibuka nibyo ntibuka amaraso yawe mwami Yesu wamviriye ku musaraba anyezeho ibyaha byose ukiranirwa n'ibicumuro urakoze data ko mpaye agakiza kabonerwa muri Yesu Kristo umwana wawe urakoze ko umwuka wera agiye kundera akankuza akajya ngira inama akamfasha akanyobora urakoze data wa twese ko nari mu mugambi wawe isitararemwa nanjye ndagusezeranya ko nzagukorera igihe cyose nshigaje muri iyi si urakoze mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti amen. narose nanjye nyoboye ingabo zigomba kumvira umuremyi igize abandi ntibindeba kuko jye natumwe n'ijuru narose bitakira amabwire narose bitakira inzozi narose none hari impamo narose bitari ukurota uwo ni n'ucokoje rurema ukomeje kumwicira abana atazi ko tubereye maso nindukomeje kumucokoza nindukomeje kumucokoza bakundwa hari bene data hari bene data baba bari mu ntege nke nkuko natwe twese dushobora kuzigira rwose nta bundi bugome ari intege nke gusa nta yindi migambi mibi bafite ari intege nke kubera ibi bihe kubera iki abo nabo ya nimuze nimupfukame muzamura amaboko mama mvuge muti mwami Imana rwose ndashaka kugukurikira ndashaka kugukorera ariko biranga birimo kunanira ndimo kugira intege nke m'imbaraga kandi mbabarira ibi bintu ndimo ibintu nirirwamo ndagerageza gukora ibyiza ibi bikantanga imbere mbabarira ndagarutse noneho ndashaka gushinga ibirenge by'umwuka muri wowe mu izina rya Yesu mbabarira Mana mbabarira ibinyoma mbabarira kubera imyenda ndimo kwanduranya mbabarira unyishyurire kubera uburwayi ndimo ndinuba uri Jehova Rafa nkiza indwara ndakwinginze Mana ndakugarukiye ndagarutse kandi ngarutse ubu utazasubira inyuma urakoze
urakoze Mana. Mbabarire aho nabeshye kubera ubuzima. Iwe mbabarira ibi bitekerezo byanjye, ibintu bitekereza nka igihumbi mu isaha mu munota. Mbabarira uronuvere intelligence yanjye nkuko mu Baroma 12:2 havuga. Uronuvere ujye ushyiramo ibitekerezo byawe Mwami. Nanjye ndagusaba kubw'imbabazi umpaye ngo ninjire mu mugambi wawe neza. Nanjye mbumwe mu batorewe kuragwa ubu bwami muri iyi si, mbere yuko utwara itorero mbe muri abo ngabo nabo bariho ikimenyetso. Haleluya. Urakoze Mana. Mu izina rya Yesu Kristo. Data ndagushimiye ko ukijije abarwayi. Ndagushimiye ko ukijije abarwayi. Indwara zose kuko ukiza indwara. Ni wowe muganga w'abaganga. Ni wowe Jehova Rafa, Imana ibabarira ibyaha igakiza n'indwara zose. Ngewe ku ndwara ntayo mvuga ngo sinzi uko imeze, ngo yitwa ngo iki, ngo imeze gutya, ngo abantu baravuze. Kandi ndarema kwizera muri aba bantu ariko binikira. Ndarema kwizera muri uyu muntu. Kuki wakwizeye Imana ugakira? Hari ikindi? Imyenda, ubwoba ngo bwa Minerivare ngo n'abagoma. Kuko Mana, ubwoba bwa za Minerivare, ubwoba bw'abana. Mana, Mana yanjye, bene data bari mu Rwanda, ndakwinginze buzuza imbaraga, zamura kwizera kwabo. Bene data b'Abarundi, wanyu bimeze nabi, nabi, mwinjire mu nzu mufunge. Amasazi agiye kuvuga. Munumva neza, muve mu matiko. Yes. Karosembo n'ubyukurutse Mwami, nabonye uvuye mu birindiro, ko mbona mwigabye ntwarane, hari ikiri busigare. Karose nkangurira bose kwinjira mu buhungiro, ngo bahungire muri Yesu Kristo, kuko nta mahitamo bafite. Ataziko tubereye maso, nindukomeje kumucokoza, uwo ninducokoje rurema, ukomeje kumwicira abana. Ataziko tubereye maso, nindukomeje kumucokoza, uwo Bayata bakundwa abasho bubyutse, abavandimwe banjye muri Kristo Yesu. Mana we, ayo Imana yampaye kugira ngo muri uru rugendo, kugira ngo idukoresha ibikomeye, idukoresha ibyishima n'ibyishaka. Mwese Yesu abagwe neza. Haleluya. Aho murimo gutekereza aho muzatumira mu giterane cy'akataraboneka. Mu giterane cy'akataraboneka. Nokuri reka mu giterane cy'akataraboneka. Haleluya. Yesu ndagushimiye Mwami. Ndagushimiye kukomeje no kunyongera imbaraga. Ndagushimiye. Ariko wa Mana we, mu ruhanga rwanjye wahashyize izina ryawe. Handitse Yesu Kristo. Ariko Mana, ikintu wanshiye ntacyo wanshiye ntacyo. Ni ubuntu wangiriye ntabizi. Nuko nanjye ndabwubashye. Ubwo mu gahanga k'abandi barimo kwandikaho 6 igihe wakanjye warangije ko kagadadira neza ushyira mu izina ryawe. Ngonguki aya ngonguki mu gahanga ariko
ako mwami Yesu koko abantu barabahimye barabahimye pe abanyarwanda barabahimye ariko abanyarwanda babigirijeho nkana barabahimye cyane kumva ko bagomba kumva ibyo mvuze bakabyumvira umugore umwe wakuwe mu mugabo akamubera umufasha akamwuzuza akamubyarira uretse mbere yuko umugore mumwumva neza hari mystère caché dans le mystère abantu ngiye kuvugana nabo cyane cyane buriya uyoboye abagore b'imigabane yose iri mu isi arahita turusha amavuta yabyo haleluya umugore yavuye mu rubavu nk'uko uyu mwana yaratangiye abivuga yavuye mu rubavu umugore yavuye mu rubavu rw'umugabo yego mana umugore n'urubavu rw'umugabo kereka nimuzamuka kure noneho Imana igira kirabigoronzora le mystère caché il faut qu'il soit révélé Imana nyuma irabigoronzora rero umugore abyara umugabo Munda ye niho hakomotse abariko yabyaye abami intwari n'ibihangange Uwiteka yaramukoresheje ashyira urwango hagati y'urubyaro rwe n'urw'inzoka ujya umugore afite ibanga ni nayo mpamvu yahagurukije Esiteri atabara be batarashirira ku icumu umugore ari mu rugamba urugamba na Yesu azanye impinduka mu rugamba twaje intwaro zose z'umwuka mu rugamba haleluya rugamba ari ku rugamba urugamba na Yesu azanye impinduka mu rugamba twaje intwaro zose z'umwuka mu rugamba haleluya rugamba ari ku rugamba benda tabari mu Rwanda mwese mutahe kare mujye mujya mu nzu mufunge niyo yahakomanga ikintu mukajya mufungurira hanyuma mufata amavuta musige inzugi musige yo abarundi namwe nuko mwumvireho mutahe kare mujye mu mazu mwebwe mugire kwa kundi yengo iki kugira ngo mareka urupfu nahita abone amaraso ku nkomarizo z'imiryango zamuka ni buri bubyumva dore ko sinzi gura amatwi ya Nyamesi mareka urupfu agiye guhita mareka urupfu agiye kunyura mu Rwanda mu mpande zose agose no hagati ini inkota ziraza ngo iki higiye mu mazu ariko yawe rata azahabona amaraso haleluya yawe rata abamarika bagomba kuhagarara yes nuko hano baba baguse ntibabarika noneho natanye no kubona abagenda b'abantu vuganye nawe mutahe kare ushyira amazi mu nzu ngo iki n'utuntu tw'ibiswi n'utuntu tubuji utuntu tudasaza tutagombera firigo nta muriro nta mazi mu mabajya ubwo kandi hari umuntu utabishyize mu bikorwa mugire vuba kukwezi ni nakubi cyane mvuganye nawe se cyangwa uri busy cyangwa urimo kuvuga ko wa mugore ari umusazi ngo kuki umugore niwe Uwiteka yahisemo amunyuza mu mucunguzi Yesu Kristo ngo azakize isi Yesu kumva ye azutse yiyeretse umugore bwa mbere abigishwa be bikingiranye mu nzu bose bafite ubwoba ni nayo mpamvu ahagurukijwe muri ibi bihe bya nyuma ngo azatinyura itorero nk'uko byagenze kubigishwa n'induzi impamvu ubwami bwo mu ijuru buzagereranwa n'umugani w'abakobwa 10 itorero rikaba umugeni abagore bose bisobanukiwe bari mwisi yose barimo kumva abagore bahishe ububyutse les femmes révélées du réveil man réveil for revival
mwe mwumve ngo murabe igiciro gikomeye komana ubu koko iyo ntawe umugore muri iki gihe nari gukora ikisi ni ikise kindi koko ariko wabimpitiyemo ntabizi nta nabwo nigeze natangiye kubisobanukirwa vuba mu myaka mike ishize koko mana yanjye mbega urugamba na Yesu azanye impinduka urugamba twaje intwaro zose z'umwuka urugamba haleluya urugamba na Yesu azanye impinduka urugamba twaje intwaro zose z'umwuka urugamba haleluya urugamba mu Birigi no mu Faransa babaye mu Birigi babaye ya umwongereza n'umunyafurika nabo bagiye gukina ikarita ya nyuma yo kugira ngo bagire ariko ibi bintu uko bicuritse umufaransa afite mu kuboko hari arimo gusukumira hariho n'ibindi agiye gushyira hanze mvuganye nawe disi kandi ntabwo byemeye uravuga ngo yanga igisanga agiye gushyira hanze ngo nibigi kugeza ariko ya nawe ngo uravuga ngo nguki mutaye kare dore mutaye kare ntagire abantu babahamagaza nimero mutaze mukajya mwitaba mujye mukora uko mushoboye nijoro mufunge telefone mvuganye n'abantu bari mu Rwanda cyangwa mu Burundi dore sinzi ukuntu bumeze mujye mufunga telefone rwose mufunga hari impamvu sinzi ukuntu mumeze ku kwezi ni kubi dusengere abana bagiye gutangira amashuri nyamuneka urugamba na Yesu azanye impinduka urugamba twaje intwaro zose z'umwuka urugamba haleluya urugamba na Yesu azanye impinduka urugamba twaje intwaro zose z'umwuka urugamba haleluya urugamba umugore yavuye mu rubavu rw'umugabo Imana ikibirema noneho nyuma umugore ni ubyara umugabo urugamba muri iyi minsi abagabo benshi bahuze batakaje agaciro bahawe n'umugore urugamba ari ku rugamba iwacu Yesu agiye kugaruka isi ikeneye intwari z'ibiharamagara urugamba ari ku urugamba na Yesu azanye impinduka urugamba twaje intwaro zose z'umwuka urugamba haleluya ari ku rugamba bagore mwisobanukiwe bagore b'ububyutse bagore mwahishuriwe mugiye guhishurwa noneho ku mugaragaro noneho ku karubanda izuba riva hanze bose babireba mugani wa wundi gusengera urubyaro rwacu gusengera abagabo cyane kuko ntabwo nzi uko bameze na Yesu azanye impinduka ku rugamba twaje intwaro zose z'umwuka urugamba haleluya ari ku urugamba umugore ari ku urugamba umugore ari ku rugamba benda tabakundwa nukuri koko Satani arwanya umugore kuko niwe mwanzi we wa mbere hanyuma agakoresha na bya bintu byose twababwiye ariko umugore ari ku rugamba kuko icyo Imana yahisemo ntabwo dushobora kuvuga ngo ntabwo ngo tubyemeye uramaze niba utabyemera niyo mpamvu ugiye nyishimira kuba yarangize gutya nkayishimira n'abagore bose bamaze kwisobanukirwa ko bahamagariwe muri ibi bihe bya nyuma kandi abariho ikimenyetso cy'umuhamagaro
umwanzi abarwanya atanzitse ariko Yesu yaratuneshereje. Kristo Yesu yaratuneshereje. Kristo Yesu agiye kugaragaza ko mu ntege nke ariho we munyembaraga agaragarira, ariho akorera. Ye baba we, mana we manira duteturuye ayiwe iyo mwijurira twibutse mana we imigambi ya satani ayiwe imanindu y'ubusa ayiwe manira duteturuye ayiwe iyo mwijurira twibutse ayiwe imigambi ya satani mu Faransa hari ibintu harimo never bye bye kisegede bye bye ayiwe se niba kimwe akagira imana ayiwe data we ya kandi nta bugingo ndimo kubona, nta bugingo bwabo ndimo kubona kuko no n'umwijima gusa ya baragenda bakurikirwe n'ibindi bintu ntazi kugira ngo ibintu bitungane neza. Amarira yavuyemo Samweli, amarira ya Sara yavuyemo Isaka, Yosefu wari mu ngoyi yabaye igikomangoma, amarira ya Mema yavuyemo bayishuwe, amarira ya Mema yavuyemo Ruma, Yosefu wari mu ngoyi yabaye igikomangoma, nawakwingira Imana bimuhenukire, nawayikoreye yewe ibyo mu biyaga bigari birimo biraza ari byinshi cyane. Reka mbabwire kwisha maneno kwisha ya ayiwe reka abo hanze mbabwire namwe, reka abo hanze mbabwire kandi ishize amanga mu izina rya Yesu Kristo, nuhagaze yirinda atagwa kuko mugiye kubirebesha amaso, kandi buri wese ugiye guhanwa azaba azi impamvu ahanwe, buri wese agiye kumenya icyo azize, buri wese agiye kumenya icyo azize. Imanira duteturuye iyo mwijurira twibutse imigambi ya satani imanindu y'ubusa, imanira duteturuye iyo mwijurira twibutse imigambi ya satani imanindu y'ubusa, nawakwingira Imana bimuhenukire, nawa
itariki ya mbere z'ukwa cyenda 2025 uku ni ukwezi kwa cyenda kuko nuko muvuze uku ni ukwezi kwa cyenda ayiwe uku ni ukwezi kwa cyenda uku ni ukwezi kwa cyenda uku ni ukwezi kwa cyenda reka mbabwire benda atabari mu Rwanda no mu Burundi Imana yo mu ijuru niyo kubarinda amaraso ya Yesu Kristo amaraso ya Yesu Kristo abagaragareho gusha nari mbigeze hanarimwe ukuru bijye nari mbigeze nani uko bigeze byatekerezwa no mutima yawe muyonga utaka mazi yano hino abiraye mwese abiraye basubira mu bigo abiraye mwese mukanguke Yesu Kristo mukanguke muzuke gukomera kwawe nanjye mana nzahora ko ni bisanga mutarazuka ngabarukuwe nanjye mana nzahora mushima wanyeretse urukundo rwawe nanjye mana nzahora mushima wanyeretse gukomera kwawe nanjye mana banyamuneza nari baragiye nakundi n'ikimwami Yesu oh no dore no mu banyepolitike dore no mu banyepolitike nimuzavuge ngo ningewe ngubiteye ntihazajya umuntu umbeshyira ngo ningewe ubiteye reka ntabwo ari ngewe ubiteye reka nze nabyihorere ndagushimiye mwami ndagushimiye ntakomeza kuvuga bakazavuga ngo ningewe ubiteye ndagushimiye ko uburinzi bwawe ari bwinshi kuri twe kandi ubuntu bwawe bukomeje n'imbabazi zawe zituriho kandi ukomeze Mana ume guca bugufi cyane kuko ibiri imbere binsaba guca bugufi cyane. Haleluya. Urakoze Mwana, urakoze Yesu. Haleluya. Katwumve itangazo ry'ubutumire mu Gifaransa. Abumva Igifaransa namwe ntabwo twayubagiwe. Conférence d'accomplissement de la prophétie. Rompre définitivement avec le passé, se tourner résolument vers l'avenir. Le plan de Dieu pour la Légion des Grands Lacs africains est en train de se réaliser. Tu es celui qui ouvre les yeux des aveugles. Tu es celui qui change les vies. Rwandaises, Rwandais, Burundaises, Burundais, Congolaises, Congolais, et vous toutes et tous, habitants dans divers endroits de la planète. Nous, les femmes révélées du réveil, avons l'immense joie de vous inviter à une conférence spirituelle prévue à Utrecht, aux Pays-Bas, du 31 octobre au 2 novembre 2025.
L'objectif de la conférence est de dévoiler et d'expliquer le plan de Dieu pour la région des Grands Lacs d'Afrique centrale, tel que Jésus-Christ lui-même l'a révélé à notre sœur Marie-Esther Murebwayire. Ce plan de Dieu porte entre autres sur les éléments ci-après. Un réveil spirituel sans précédent dont l'Afrique centrale sera un foyer de départ. La gloire de l'Église des derniers temps et la gouvernance inédite du nouveau pays et la préparation au retour dans nos pays d'origine respectifs, d'où nous reviendrons vers les anciens pays d'accueil avec un message de réveil appuyé par des témoignages vivants. Nous romprons définitivement avec l'ordre ancien et entrerons dans une ère nouvelle conformément à la parole de Dieu que voici. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Et c'est dans Jérémie au chapitre 1er, verset 10. L'acte de rupture avec le passé sera posé en présence des anciens de l'Église et des hommes politiques résolument décidés à tourner le dos à l'ancien système au sein duquel ils ont évolué. Les concernés réaffirmeront leur ferme volonté d'entrer et d'œuvrer dans le nouvel ordre qu'ils auront officialisé en le proclamant publiquement. Ce sera également l'occasion de marquer officiellement le passage de témoins entre générations dans le cadre d'un projet dénommé Ruma, ainsi que la langue rwandaise pour Rwanda, umurage utegura amateka mashya muri Yesu Kristo. Cela est par ailleurs conforme à une prophétie d'Ésaïe libellée en ces termes. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Les bêtes des champs me glorifieront, les chacals et les autruches, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude, pour abreuver mon peuple, mon élu. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Et c'est dans Ésaïe au chapitre 43, versets 18 à 21. Nous vous souhaitons la plus cordiale des bienvenues. Que l'Éternel vous bénisse. Pour toute demande d'information, contactez plus 33 7 66 05 50 77 ou plus 41 7 94 51 80 05. Yesu Kristo abaho umugisha abagwe neza. Haleluya. Yesu Kristo buri wese yewe ntacyo mfite, ntabwo bimereye neza muri uyu mwanya, ntabwo bimereye neza. Yesu we, ibi bihugu bibaye nabi, ibihugu bibaye nabi cyane, bibaye nabi. Babandi babitebutsaga ngaho induru zigiye kuvuga ngaho nizivuge, amugani zinavuge zive no mu nzira, nta washobora ya. Ariko hari abazitebutsa nazo zizajyana nabo, hari n'abandi ntabwo nzi byari byo. Hamwe na Yesu ndi umutsinzi no kurushaho. Pamoja na Yesu Kristo mimi ni mshindi zaidi.
Avec Jésus-Christ, je suis plus que vainqueur. And with Jesus Christ, I am more than conqueror. hamwe na Yesu ndi umutsinzi no kurushaho.